ngo nibyo byatumye bagahisha mu kabati bakagafungirana. ndabona bitatureba cyane, ahubwo umuntu yakwibaza abaha kwa Habyarimana indishyi ni bande? Ni bande bagomba kuziba? Jewe indishyi nzi nanasabye ejo bundi mu nama ya Ibuka kunkurikiranira. Ni amafaranga y'impanuka y'indege ya Habyarimana, kandi Agata n'abana be bohereje sinibuka neza umwaka, ariko ni nko muri 1997 na 1998 bohereza. Banyarwanda muraho, imyaka 27 irashize urujijo rukiri rwose ku ihanurwa ry'indege Falcon 50 yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana na mugenzi we w'u Burundi Cyprien Ntaryamira. Mu mugoroba w'itariki 6 Mata 1994 ahagana saa 2:30, Perezida Habyarimana Juvenal wari kumwe n'abantu 11 yavanye mu rugendo Dar es Salaam muri Tanzania bahuye n'isanganya ikomeye cyane ubwo indege yari batwaye yaraswagaho ibisasu bibiri byo mu bwoko bwa misile. Mu guhanuka kwayo igwa mu rugo rwa Perezida Habyarimana i Kanombe hafi y'ikibuga cy'indege, ntihagira n'uwo kubara inkuru urokoka. Ikirere indege yarasiwemo cyari kirenzwe bikomeye cyane. Iyumvire nawe, cyari cyegereye ikibuga mpuzamahanga cya Kigali, giherereye kandi bugufi y'ikigo cya gisirikare cya Kanombe ndetse n'urugo rwa Perezida Juvenal Habyarimana n'umuryango we bari batuyemo, ku buryo bigoye kwiyumvisha uburyo umuntu ari guturuka Kantarange akaza kurasira indege y'umukuru w'igihugu mu gace kari karinzwe gutyo. Umutwe Garde Presidentielle warindaga Juvenal Habyarimana n'umuryango we nawo wabarizwaga muri aka gace, kandi nanone hari n'ingabo ibihumbi za FARI zari zikambitse mu kigo cya gisirikare, ku buryo byiyumvisha uburyo iry'iraswa ry'indege ryashobotse. Ibisa nkaho bidahagije kandi abasirikare b'Abafaransa n'Ababiligi nabo bari bafite uburinzi bukomeye cyane kurusha beto. Igiteye urujijo ariko kurusha ibindi byose ni uburyo ibimenyetso byose byashoboraga gutuma haboneka umucyo kuri iryo hanurwa ry'indege byagiye biburirwa irengero mu buryo budasobanutse, ariko by'umwihariko agasanduku k'umukara kitwa black box cyangwa se boîte noire mu gifaransa kazwiho kubika amakuru y'ingenzi y'indege kaburiwe irengero burundu. Gusa hari andi makuru twabakusanyirije kuri aka gasanduku k'umukara. Nitwa Dushimimana Ozemimosa. Irengero rya black box ya Falcon 50 indege yari itwaye Perezida Habyarimana n'abandi 11 bapfanye, ntihasigare n'uwo kubara inkuru ryaba ari irihe? Muhumbye gato Marcel ahanagura ikibaho, ndaje tubumbura inyandiko. Agasanduku k'umukara gashyirwa mu ndege hagamijwe gufata amakuru y'urugendo rwayo rwose, kakorohereza abakora iperereza ku mpanuka cyangwa ikindi kintu cyabaye mu gihe cyose cy'urugendo rw'iyo ndege. Ububasha bw'aka gasanduku k'umukara ni uko gashobora kubika umuvuduko w'indege, ubutumburuke indege yagezeho, umuriro wa moteri, amajwi y'ibiganiro by'umupilote ndetse n'icyavugirwa aho ariho hose iyo ndege yaba yageze, ibyabaye byose mu kuguruka kwayo n'ikindi icyo ari cyo cyose cyayikorewemo. Urujijo rwa mbere ku gasanduku k'umukara mu ndege ya Perezida Juvenal Habyarimana rwatangajwe na Kapiteni Paul Barre, umujandarume w'Umufaransa wayoboye umutwe wihariye ubarizwa muri jandarumuri muri icyo gihe. Uyu mugabo ku itariki 28 Kamena 1994 yahamagaye abanyamakuru i Paris mu Bufaransa abereka ibintu yavugaga ko ari agasanduku k'umukara kakuwe mu ndege Falcon 50 yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana ndetse n'abandi bantu 11 bayiguyemo. Ibyumvikana kandi byari byoroshye kumwizera kuko ari we wari umaze iminsi ahawe ikiraka n'umugore wa Perezida Juvenal Habyarimana ngo amukorere iperereza ku hantu indege yari itwaye umugabo we.
ntawamenya irengero ry'agasanduku k'umukara Bari yerekanye, gusa mu gitabo Kavapa umwanditsi Damien Camford yavuze ko ibyo Bari yeretse abanyamakuru atari agasanduku k'umukara ka Falcon 50, ngo ibinyamakuru byemeye buhumyi ibyo yababwiye. Nyuma ya Bari wiswe umubeshyi, tariki ya 10 Werurwe 2004 haje ikindi gisa nk'igihuha cy'uwitwa Roger Rambo, ngo ahoze ari umusirikare wa Loni wari ushinzwe iby'ingendo z'indege ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Ariko se koko byaba ari igihuha? Reka tubyimbikemo. Uyu mugabo Rambo yavuze ko agasanduku koherejwe i New York ku cyicaro cya Loni mu 1994 ubwo indege ya Juvenal Habyarimana yari imaze guhanurwa. Iyi nkuru yaciye igikuba muri Loni. Kofi Annan wayiyoboraga avuga ko ari ubwa mbere yumvise ayo makuru kandi ko nta kuri kuyarimo. Nyuma y'iminsi 2 gusa, ikinyamakuru gikomeye kuri ino si nzima cyitwa Le Monde cyatanze amakuru y'inyongera ku nkuru ya mbere ivuga ko agasanduku kamaze kugaragara koherezwa i Nairobi kakava koherezwa i New York mu ivarisi y'abadiplomate. Le Monde yavuze ko ako gasanduku koherejwe katarangirika, ku buryo nimero n'ibimenyetso bikaranga by'uruganda rwagakoze byari bikigaragara rwose. Ibisa nkaho bidahagije kandi Le Monde yatangaje ko koherejwe ku mabwiriza y'uwari ushinzwe iby'ingendo z'indege ku cyicaro gikuru cya Loni. Nyuma y'izo nkuru zose za Le Monde kuri ako gasanduku, Loni yahise itangira iperereza ryihuse, iza gusanga hari akabati kabitsemo agasanduku k'umukara kanditseho ko ari aka Falcon 50, indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana ndetse n'abandi bayiguyemo. Byasabye imbaraga Loni ngo isobanure uburyo ako gasanduku kageze mu kabati kayo, iza kuvuga ko ubwo koherezwaga i New York abari babishinzwe banzuye ko atari ak'indege ya Habyarimana kuko kari kakimeze neza bitandukanye n'akarashwe y'ibisasu. Ngo nibyo byatumye bagahisha mu kabati bakagafungirana kuko bumvaga ko nta kamaro kari kagifite. Ntibyagarukiye aho gusa kuko aka gasanduku kakomeje kuba isereri, isesengura rirakomeza. Loni itegeka ko hakorwa iperereza ryimbitse kuri ako gasanduku bakamenya ibirimo imbere. Igitabo cyanditswe na mugabo twigeze kubabwiraho mbere witwa Damien Camford kivuga ko ikiraka cyo gucukumbura ibirimo imbere muri ako gasanduku cyahawe ikigo cy'abanyamerika cyitwa National Transportation Safety Board kugira ngo bacukumbure bamenye ibirimo imbere, barebe niba hari aho bihuriye n'iriya ndege Falcon 50. Iperereza ryatangiye tariki ya 16 Werurwe 2004, ibyavuyemo bishyirwa ku rubuga rwa Loni tariki ya 7 Kamena 2004. Amakuru yavuye muri iryo perereza yagaragaje ko amajwi basanze kuri ako kuma ari ay'abantu bavugaga igifaransa ariko bakakivugira ku butaka batari bari mu ndege. Bityo rero banzuye ko ayo majwi atafatiwe mu ndege iri mu kirere, bityo ko ako kuma atari ako mu ndege ya Juvenal Habyarimana Falcon 50. Abinyujije muri cya kinyamakuru gikomeye cyane cyitwa Le Monde, umunyamakuru akaba n'umwanditsi w'ibitabo Patrick de Saint-Exupéry muri 2009 mu nyandiko yanyujije muri cyo yavuze ko umwe mu bayobozi ba Air France waganiriye n'umucamanza Jean-Louis Bruguiere yavuze ko agasanduku k'indege basanze muri Loni katoraguye ikigarara k'indege ya Air France Concorde 2009 yari ifite ibiyiranga F-BVFC.A. bityo akaba atari aka Falcon 50, indege ya Habyarimana. Gusa nanone ntabwo havugwa aba yarataye ako gasanduku katoraguye kakajyanwa muri Loni kakabikwa mu bubati bwayo imyaka n'imyaniko. Muri iryo perereza kandi sosiyete ikora indege yo mu Bufaransa yitwa Dassault yemeje ko indege ya Habyarimana yahanutse agasanduku k'umukara kayo kari gaherereye imbere aho abapilote bicara. Falcon 50, indege ya Perezida Juvenal Habyarimana yakozwe n'ikigo cyitwa Dassault mu gihugu cy'Ubufaransa, ngo nyuma yaje kujyanwa i Kansas mu ishami rya Dassault riherereye muri Amerika ngo ikorerwe imirimo ya nyuma, ari naho hashyiriwemo ako gasanduku k'umukara cyangwa se black noir. Nyuma yo kurangiza imirimo yayo yose, iki kigo Dassault gitangaza ko yagurishijwe ku munyamerika ifite n'ako gasanduku k'umukara, hanyuma Perezida Juvenal Habyarimana akaza kuyigura ari okaziyo.
Ntibyagarukiye aho kandi kuko amakuru yuzuye y'ako gasanduku yakomeje kuba amayoberane, bigeraho perezida wahoze ari uw'Ubufaransa Emmanuel Macron ashyiraho itsinda rishinzwe kuyacukumbura aryita Dikeri. Mu iperereza iryo tsinda ryitwa Dikeri ryakoze ryerekanye ko ako gasanduku k'umukara kari mu ndege ya Juvenal Habyarimana katigeze gahindurwa na rimwe kugeza ihanuwe. Iryo tsinda kandi ryatangaje yuko mbere yuko iyo ndege ijya mu maboko ya Juvenal Habyarimana yanyuze mu maboko y'abandi bantu benshi, ariko ngo nta na rimwe agasanduku kayo kigeze gahindurwa. François Munyarugamba amaze imyaka 35 ari umutekinisiye mu by'indege ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Mu gitabo cya wa mugabo Damien Camuford avuga ko bitari gushoboka ko indege yemererwa gutwara perezida itagira agasanduku k'umukara. Mu magambo y'umutekinisiye François Munyarugamba yaragize ati icyemezo cy'ubuziranenge ni ikintu cy'ingenzi cyane ku ndege z'abakuru b'ibihugu, kandi icyo cyemezo ntiwagihabwa agasanduku k'umukara katarimo. Ikindi kandi nicyo kintu cya mbere kirebwaho iyo bari gusuzuma iyo ndege. Tubanza kureba neza ibijyanye n'agasanduku k'umukara, tukabona kujya gukora iby'imikorere y'indege. Ubusanzwe indege zimwe na zimwe zigira agasanduku k'umukara kamwe nka za kajugujugu, ariko Falcon 50 zitwara ba perezida zifite udusanduku tubiri. Mu gihe utu dusanduku tutarimo rero nta cyemezo cy'ubuziranenge yahabwa. Umutekinisiye François Munyarugamba. Raporo y'iyo komisiyo Dikeri yashyizweho na Emmanuel Macron iherutse kugaragaza ko indege ya Habyarimana ikimara guhanurwa hari umusirikare w'Umufaransa woherejwe aho yaguye ngo akore iperereza ku cyatumye ihanuka. Raporo ivuga ko kuwa gatandatu Mata 1994 saa 3:30 z'ijoro, Colonel Jacques More wari umujyanama w'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda yahawe amabwiriza aturutse i Paris yo kujya gukora iperereza ku cyatumye iyo ndege ihanuka. Raporo y'iryo tsinda ryashyizweho na Perezida Emmanuel Macron ivuga ko umusirikare wa mbere wageze aho iyo ndege yaguye nta nyandiko zigaragaza ibyo yabonye yigeze igaragara. Mu mwaka w'1998 Ubufaransa bwashyizeho komisiyo y'abadepite yo kwiga ku ruhare rw'icyo gihugu muri jenoside yakorewe Abatutsi. Mu bahamagajwe n'abadepite harimo n'uwo musirikare wageze bwa mbere aho indege yaguye. Uwo musirikare yavuze ko agiye aho indege ya Habyarimana yaguye agiye gushaka agasanduku k'umukara, ariko akaza kubivamo ubwo Lieutenant Colonel More yamubwiraga ko iyo ndege nta gasanduku k'umukara yagiraga. Raporo kandi ivuga ko hari abandi bantu batanze ubuhamya mu 1998 bavuze ko iyo ndege ya Perezida Juvenal Habyarimana yahanuwe nta gasanduku k'umukara yagiraga. Ese koko byari byo? Bikomeje kuyoberana kandi raporo ya ryatsinda ryari rishinzwe gucukumbura amakuru y'aka gasanduku ryari ryarashyizweho n'ahoze ari perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, ryagaragaje yuko hari umwe mu basirikare bari bashinzwe ubutasi mu gihugu cy'Ububiligi ari nabo barindaga ikibuga cy'indege ngo wavuze yuko yabonye ako gasanduku mu ndege yahungishije umuryango wa Habyarimana nyuma gato y'itangira rya jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Iyi raporo nayo ntago yakuyeho igihu kuko nayo ntago basobanura neza ako gasanduku kari kagiye. Icyakora byashoboka ko ako gasanduku ariko Bare yeretse abanyamakuru muri Kamena 1994 ubwo bamwitaga umunyabinyoma, abandi bakabyemera nk'uko twahoze tubibabwira. Wari uhagarariye ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu mu Rwanda Denis Segui ngo yigeze kumenya amakuru y'uko ako gasanduku karigishijwe n'Ubufaransa, ajya kubibaza ambasaderi wabwo wari uri mu Rwanda. Ubufaransa mu magambo yabwo bukimara kumenya y'uko ambasaderi wabwo agiye kubazwa n'uwo muntu wari uvuye muri Loni, dore amagambo bahise bamubwira aza kubasubiza. Umusobanurire neza rwose unatangare cyane, umubwira uti guverinoma y'Ubufaransa si ifite agasanduku k'umukara k'indege ya perezida yahanuwe. Umubwira uti kandi ahubwo mubaze guverinoma y'abatabazi hakiri kare, Ubufaransa mu bureke. Aho indege yaguye mu rugo kwa Perezida Juvenal Habyarimana harindwaga n'abasirikare bo mu mutwe urinda umukuru w'igihugu, byumvikana ko ari nabo bahageze mbere ikimara kugwa. Gusa nanone mu bandi bigaragara ko bahageze kare harimo abasirikare b'Abafaransa bari bamaze guhabwa amabwiriza yo gukora iperereza ku ihanurwa ry'iyo ndege.
muri Mata mu mwaka wa 2018 mu kiganiro cyihariye igihe yagiranye na Guillaume Ancel wahoze ari Lieutenant Colonel mu ngabo z'Ubufaransa zagiye muri operation Turquoise mu Rwanda, yavuze ko nawe mu isesengura rye abona ko Ubufaransa aribwo bwatwaye ako gasanduku k'umukara. Mu magambo y'umusirikare wajyanye ikiganiro cyihariye n'ikinyamakuru cy'igihe yaragize ati: kubera ko iyo ndege imaze kugwa bahawe itegeko, hari umwe mu basirikare ubu ni general mu ngabo z'Ubufaransa arahita yimenya wari uhari, mu bigaragara ni nawe warigishije rwose ako gasanduku k'umukara. Si ukuvuga ko bigaragaza ko Ubufaransa buri inyuma y'icyo gitero, ahubwo byerekana ko bwakoze ibishoboka byose kugira ngo basibanganye ibimenyetso. Muri iki kiganiro Ancel yagiranye n'igihe yavuze yuko uyu musirikare yaje kugaruka aho indege yaguye amaze kuvugisha abamukuriye mu Bufaransa, gusa kugeza na n'ubu naravuga icyabo bamukuriye bari bamutumye aho iyo ndege yari yaguye. Ancel kandi ashize amanga yavuze yuko aka gasanduku karamutse katarajyanywe n'Ubufaransa kaba kararigishijwe n'abasirikare bari bashinzwe kurinda Perezida Juvenal Habyarimana. Kuboneka kw'ako gasanduku byagombaga kugaragaza aho ibisasu byanuye iyo ndege ya Perezida Habyarimana Falcon 50 byaturutse, ibyo abapilote bavuganye mbere y'uko iyo ndege hanurwa, urugendo yari imaze gukora n'andi makuru atandukanye. Nyuma y'ihanurwa ry'iyi ndege, abayiburiyemo ubuzima n'ibindi bitandukanye byangiritse, bivugwa yuko umuryango wa Perezida Juvenal Habyarimana wasigaye wahise utangira kuregera indishyi z'akababaro. Ahubwo umuntu yakubaza abaha kwa Habyarimana indishyi n'ibandi, abandi bagomba kuziba. Jewe indishyi nzi nanasabye ejo bundi mu nama yayibuka kunkurikiranira ni amafaranga y'impanuka y'indege ya Habyarimana, kandi agata n'abana be bohereje sinibuka neza umwaka, ariko ni nko za 97 na 96 n'umunani, bohereza avoka ngo ajye muri Sonarwa yake amafaranga y'indishyi, kuko indishyi iyo ndege yatwaraga Habyarimana yari ifite assurance muri Sonarwa. Umuperezida wa Burundi wapfiriye rimwe nawe bari bohereje ufata amafaranga y'indishyi y'impanuka aho ngaho, amafaranga arafatirwa. Icyo gihe umuhungu wa Habyarimana yatangiye kuvuga ku maradiyo, aravuga ngo mu Rwanda hari abantu babifite, ngo umuntu mubi uhari ngo n'uwitwa Maître Nkongori ngo wubahuka akaba ari harega n'abapfuye, wararega Habyarimana. Nanjye kuko ibyo kuvuga muri media mbizi nari mpibishoboye, ndetse n'umunya nabishobora, nanjye nsaba ikinyamakuru BBC cyo yari kigira agatege cyane, ariko n'ubu racyakora. N'ubu ari BBC yari yabije, nanjye umunyamakuru muri BBC arampamagara ndamubwira nti uwo muhungu Habyarimana iyo ajya kumenya ubwenge aba yaransabye nkamubera avoka. Ni kuko iyo mubera avoka ne kumbwira n'abana ba Habyarimana ne kubabwira kwirinda kuzungura Habyarimana Juvenal. Ni kuko uzunguye aba azungura ibiriho n'amadeni. Mu Gifaransa baravuga ngo on hérite de l'actif et du passif. Ne kubwira nti wowe Habyarimana afite amadeni menshi cyane mu Rwanda, mwamwe nawe niwe wahaye kumuzungura, nta uragowe. Menya amateka y'igihugu cyawe cyubake wivuye inyuma. Nitwa Dushimimana Ozemimosa. Tubashimiye ko mwaduhaye umwanya wanyu mukatwumva. Nyagasana abahezagire, tubonane ubutaha.